ukuri nta kintu kibitwara ni ukuri basi reka ni ukuri akanya gato gusa ni ukuri iyi videwo nitari bikorera je mukunde n'umutima wanjye wose nurangiza ujye gukunda ibida bine bikibonye wewe ntabwo nibyo mana isi nijoro umubiri nyumvishiriza ababyeyi ako tekereza ndagiye imbere ya papa ndavuga ati ubukwe bwa sisi barapfuye so papa arabizi barimo kwiga ntabwo abizi Jack, ibi ni iki? Ibi ni iki? Uretse ibi ni iki? Aratoze. Ibi ni iki? Uritoze. none se ameze neza cyane so ntabwo wabyumva uburyo bingoye birangoye cyane kugira ngere hano witeguye utese ukwe ubwite cha ubukwe ni sawa cyane still naho byose bimeze neza kandi kukubwira hajemo ubwitange byatari kuko ntabwo wakumva ukuntu byoroshye kugira ngere hano ariko ndakubaha ndakuspektinga ndakubaha ntabwo uko icyo byari kunsaba cyose agombaga kuza nijoro wampamagaye urambwira ngo banshaka kuri telefone ndakwinginga ko ambwira kuri telefone n'imbwira kuri telefone oya byari ngombwa nyine kuza kundeba ukanasezera none se ubwo ni kunsezerera kuri telefone ibyo bintu ntabwo byaba ari sawa songa byaba ari fresh ibyo bintu byaba ari fresh umunsi niwo wa nyuma ahubwo mbona utameze neza ni uko wishimye no I'm good what do you mean nkagusezera urashaka gusobanura icyo ngo nkagusezera nyine ugomba kunsezera nk'umuntu twagize tutazongera kugira ariko ndahari urahari yes okay koze kuba ngiye gushaka bivuze ko tutazongera kubonana impamvu yatuma musezera se ngo tutazongera kubonana ni yes ndishimye none nangize ngo ugiye nashyize silence ariko hano bari guhamagara cyane oya telefone yihorera okay wait umva tuze ntabwo wakora ubukwe umeze gutya kwenshi silence reka nkuturishe ora nawe imodoka bari guhamagara kuko urabukora umeze neza sibyo tuze kunsezera se tuza rero ariko gusobanura iki ngo nje gusezera none se nyine tuza wumva utuje alo cyanda umeze neza na stress z'ubukwe akazi kambaye kenshi ahubwo subiye uzumfashe sheri ko byananiye nkeneye kujya mu mujyi nkeneye kujya gutunganya inzu byinshi imyenda ntirangira ngiye kuyifata mu kanya mfite akazi kenshi iyo ubaye uri hafi uraza ukamfasha n'ubu ntabwo hari ariko nizere ko ejo turi kumwe nta kibazo ndagutegereje mu gitondo ndananiwe umutwe uranyishura yumve ndi jyenyine nta muntu uri kumfasha ubwo nari ngize ngo niba uri hafi ugira utwumfasha wenda wangira no mu mujyi ukajya kunzanira iyo myenda nanjye musigara mu bindi yego oh my god ibintu
bya telefone wabyihoreye Excuse me, kwe excuse me. bebe nuko ntabwo byari ngombwa byihoreye Hano imodoka n'umugore. Rega hano engineer komwe. Just no ko mubaha gusa. Ariko nari ngize ngo ngerageze nze numva icyo wanshakiraga. Ntabwo ujye wampamagayemo ntabwo yari nsobanurira. erega Jack nari ngukumbuye kandi ndagukumbuye cyane pe Ndagakore. nuko rwose pe nari ngukumbuye Jack Cya basi. makanya gato uba utuje sibyo basi gusezera uko mbyifuza hanyuma ujye gukora ubukwe bwawe sibyo Numvaga ryari utuntu tworoshye. Nje ngo umbwire nkahita ngenda. ko n'ubundi nta bikomeye birimo Remember, ibuka ko ejo mfite ubukwe. ndabizi Ndi mu myiteguro. Uzi ko umugeni yagiye gutunganya inzu tuzabamo ejo. bareka iby'umugeni wawe cyangwa nimba wumva utaje kunsezera ngagenda ntacyo ndaguma mu gahinda kanjye Sinaretse ari umushuti wawe. Ntabwo ushimishijwe nuko ngiye gukora ubukwe. none se ntushimishijwe yuko uje kunsezera Niyo mpamvu. ngaho rero bapoze utuze undi Akagwasira sako ntego. cyane Yes. Rimwe na rimwe. wareka telefone warihoreye nukuri Mbanze nitabire uyu muntu. nukuri byaba byiza uba Kamwe kabiri ubyihoreye igifunga. nukuri reka pe Cyangwa reka mwihorere. Mwihorere ndaje ndamuhamagara. waretse telefone kuko Ndamuhamagara. Okay, reka mubwire ko nje gatoya. ubundi ubu bukwe ubu ni bwoko ki Kandi wowe wagira ngo wari uje gusezera utabyiteguye Oui. Oui. Okay. Nana nari nyabikiye gato. Ndaje ndagushyira amafaranga kuri telefone. Right? Yes. Cyangwa nimba ushaka amafaranga ari hadi après 15 minutes. Mu bitunganye vuba vuba. ubu tuvugana ngiye kubanza gutegura inzu yo kubamo nyine ndebe uko bimeze niba hari ikiri kubura ngira ibyo ntunganya hanyuma mpite njya mu mujyi kuzanira imyenda n'utundi tuntu ndi kubura no kugira no kuganiza abantu kugira ngo hatazagira ukererwa ariko sha ntabwo nzi ko ubukwe buvuna gutya abantu bakora ubukwe baragowe baba bafitemo akazi kenshi buravuna cyane gusa uyu munsi nari mutegereje numvaga ari nk'inzozi ariko nyine kubera Imana arimo no gusenga byose biraba kandi bikagenda neza nta kibazo mu gitondo ngereho kare ndaje ndahamagara n'abandi bose ntihazagire ukererwa kugira ngo ibintu byacu bizagende neza umugabo nawe ameze neza nawe nyine arimo arirukanka nawe urumva ntabwo yicaye twese ntabwo twicaye cyane urumva ameze neza nyine ariko ndishimye nawe urabyumva ari nkawe se nubwo naniwe ariko ndishimye ntabwo urumva nawe kuba nishimye kuko ubukwe ni ikintu kidasanzwe kandi cyiza ntabwo gikorwa na buri wese ni umunsi uba w'ibyishimo ku muryango inshuti ndetse n'abavandimwe urumva rero nta kuntu umuntu yaba atishimye nareka ngendere ntabwo ibintu wabinkora ntushaka urumva kugendera aho ngaho nyine
sibyo reka ngende shaka tuzasubira shaka ndetse mujya kwikorera ubukwe basekanya gato gatoya umunota sawa nk'aho siko bamugira ngo uri kunyiyama ariko umuntu ukuwe basi ejo se uzaza mu bukwe umwe amuzigire umwe n'ukuri Jack, please bakushaka umukumva umva nkubwire ndakumva nyine basi ngaho ndikubwira aho gusa wereka ngende ni ukuri Jack ni ukuri umva ariko reba koro zose hanze kontazi kugira ngo ukwe bwanjye bupfe umutima wonyine gusa ntacyo buba nkura ni ukuri ntacyo buba none se uri gufungura ibipesi oyaha Jack ni ukuri ntacyo bitwara ni ukuri basi reka ni ukuri akanya gato gusa waretse oya ufungura ibipesi ujya ni ukuri Jack yewe ntugashibe ntabwo dushaka no haretse bro bimeze bite se mwana bimeze nabi nyine dore sister bimeze fresh tugiye kwitegura tugiye kujya mu bukwe bwiwe urabibona nawe ariko biriya sister nawe mbona ntazi ukuntu biba bimeze shasi ubu sister kuko umugeni aba agiye gushaka ameze neza bro sisi uzi kubona abantu batoya ese urabona urugo rwe ruzagenda neza aramudeni mani ariko ntaribi wenda reka dutegereze turebe wenda kubw'amahirwe nyine Imana izabijyamo kabisa ariko I believe ko azagira urugo rwiza mfite mani baraberanye baraberanye mana w'Imana koko ibi ni ibiki umurego urabona ahantu isaha zigeze umurabo we wumva utuje ko nawe uba ufite ibintu by'ibikabya ubu urabona bitarangiye oya ntacyo bitwaye imagine umura ye nta muntu ubu si iyi nzu urabona hari inoze hari urabana utuje n'ukuri nari narishyura ahantu tuzakorera ntabwo akabya ubikabya rwose humura wumva utuje umwana mwiza se upfuye se ninde ubwije ubu se hari umuntu ugeze kubona ntacyo buba abantu kuko bakubwire mu butayu Jack, iyi video nitari gukorera mukunde n'umutima wanjye wose nurangiza ujye gukunda ibyo byanjye ntabwo bibaho n'ingazi mwereke turotashye birarangiye tu urabona uri kugenda se biragenda kabisa uriya musore ariko nabonye ubwa mbere baza gufata irembo mu rugo nta ribi ryiwe arumubonye nabonye baberanye kabisa nabonye baberanye kabisa baratwanaganiriye reka bine bikibonye wewe ntabwo ari byo mana y'isi n'ijuru ayiwe si ibintu ndabihera hehe koko cyangwa ndimo ndarota si ni umugabo wanjye cyangwa n'undi ntabwo ari byo pe kuki aratinyutse sha sister agira amahirwe tukimuvuga isa naho mama Yes. yes sister
bimeze bite se? Bite ko numva ijwi ryawe ritameze neza? What? Impossible. Reka. Okay, turaje, right now, turaje. Reka ho gato none se wiba kutumirije mva warahamagaye nta kintu nzi cyabona Sikari njyewe nari ndimo nshaka ahantu bari bukorere dote kuko ubu none bisambira ngo nze nirukanka njye nari ndi mu mujyi ntazi sinzi nyine nitwe imyenda mana yanjye ubu ni iki bibaye kuko hari ahantu n'iki kibaye kuko ese ubu kuriya buri bube njye ntabwo mbizi reba izi saha saa 3 zirageze hafi saa 4 ubu se ubu bukwe buraba sinzi gusa nyine njye nuko cyikuza kwinjira njye baba reka nze manzi mubwire reka tubanze twitonde tubitekereze ibintu none se ubu bukwe reba saa 5 zirageze nitwe turi bubutegure kugira ngo none ubwo biragenda bite mva saa izi nta n'imyenda nyine nari narayibona mise nzanirukanwa nazi ikintu cyabaye mba mubwire katugende turebe icyabaye bitari ibyo ngibyo sinzi pe mana we ni ibibazo Safiye tugende iki kibaye ndamagaye kitaraganya habaye ni iki kibaye habaye iki ni mukuru habaye iki ni iki kibaye what nguki muri sibyo twese tugeze nabyumvise ndageze humura tubwire umva njye mpamagaye nonaha biba bigenze bite siko n'ibintu nagiye gusoma nari narabiza tubwire bapfuye ese habaye iki ko ntabwo tubwira ko tubwira ni ikibaye aha ni murebe mutazagira ngo mba nabishye oya what ntabwo biba ni ibiki oya aba bantu ni bande ibintu ntabwo bibaho wahamagara musaza wawe shaka nsubagare musaza wanjye ntabwo twamubwira ibi ntabwo byumvikana Sister Bongi, what hell is that? Tishimye. Bite ko mutinda kumbwira? gira abasaza bawe Ntabwo byumvikana. Right now imiryango yose yateranye. Famiye ziri muri Amerika zaje. Barabizi neza ko ubukwe bwawe buhari. nanjye ntabwo nari mbyiteze nkajya kubona mbona ama message ndebye mbona ngibi muri video kandi yari yavuye mu rugo ari muri gahunda n'ibindi z'ubukwe ari gushaka ibitaro bihari none niba ngibi yagiyemo Ako turabise. Wait, let's check on Jack. Yes, Jack amara imyaka ingahe? yari myinshi kuko urumva niba umuntu amugezaho gupanga kubana None wowe kubera iki ujya gukorana n'umuntu ubukwe utazi neza imico n'imyifatire yiwe? urumva igihe twamaranye yanyeretse ko ari umwana mwiza anyereka ko ari umuntu w'umugabo nanjye ibingibi ntabwo rwose nari mbizi sinzi n'uburyo yanabikozemo niba bari banamubaza simbizi ntabwo ndi gutekereza niba ari yo Okay, hagati aho se uburyo ino video ndabikohereje. ni nimero nagiye kubonabonera impaye ntabwo mbizi Ubushatse kubwira ko wagiye kubona ukabona kuri telefone yawe nimero utazi ikohereje video niko y'umugabo wawe. byagenze Akose ko turi video bumwe. Ntabwo wayibona? Bisa. Kirere. Usubillahi minash shaitani rajim. What? nuko nanjye nabibona Okay, sister, ngaho rero njyewe reba ndi bro wawe, sibyo? Ugiye kumbwira ubu ndasobanura gute?
nanjye nabuze aho mbihera. inshuro nyinshi cyane si abantu bafite ubukwe baba bafite stress cyane. Ntabwo baba kuguhamagara. Inshuro 8 ntabwo bufure yampamagaye bakubuze kabisa. Ako se n'ubundi ko turi hafi sitwagerana tukabahera ibintu by'ugukubitisha umutwe stress ako ikiza nuko finally ejo ubukwe bwanjye bwaba ahubwo se ibintu byose ndikubona biri kugenda neza. Ariko warumaze kumbwira ko n'iby'imyenda byatunganye byose byatunganye neza, tumeze neza, tuza dusa neza sibyo, ibintu bizaba bimeze neza. Ariko n'ubundi turi muri quartier se n'ubundi bose twabageraho ariko muri bari kumukara kandi yes ndaza kubwira iki famille twese turi hano uri kumwe n'abavandimwe bawe dore na bro wawe bari hano image mu izina ry'umuryango uraza kuvuga iki ko ubukwe bupfura final. Icyambere cyo ndasebye umuryango basebye, ariko nuko babwira bakabyumva nyine nta n'ibyabaye twabisubiza neza. aho urambwira gute ukuntu bigenda ukabwira umuntu wateze agafata urugendo rwiwe aje mu rugo uramusobanurira gute koko ndetse nanjye kutabibyewe murabimfashamo. ni gute umbwira ngo ntabwo ari wowe niwe wagiye gufata umwanzuro wo kubana n'uriya mutipe ntabyo uzi ntabyo uzi aho munabakunda reka mubwire ikintu cyane ufite ugomba gukora uko ushoboye kose ugashaka uburyo ukemura basi mumfashemo nk'abasaza banjye n'ababana banjye mu binyumvishiriza ababyeyi. ako tekereza ndagiye imbere ya papa ndabwira ati ubukwe bwa sister wa professor papa arabizi wabimubwiye? Ntabwo abizi. Ntabwo abizi. Ntabwo nabo namureba. Chere, ku muryango bateranye bose mu nama ibintu ko mbona bitunguranyira ariko bidashoboka da. Kari ubukwe bibaho ko famiye iba yateranye ko nibyo da. Jack, ibi ni iki?